Nyash. 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 Ese iyo umuntu avuze izina nyashi wumva icyo ari cyo cyangwa waba wibaza aho iri jambo ryakomotse? Ijambo nyashi rishatse kuvuga umuntu ufite ikibuno cyiza giteye neza mu buryo bukurura amaso y'abakireba. Ni ijambo ryamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu ndirimbo zitandukanye, rikaba rifite inkomoko mu gihugu cya Nigeria, aho amakuru yemeza ko ryaje rituruka mu bwoko bw'abantu bwitwa Yoruba. Ubwoko buvuga ururimi rw'Ikiyoruba bukaba butuye cyane cyane mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Nigeria, ariko banaboneka no mu bihugu nka Togo ndetse na Benin. Ijambo nyashi ryakoreshejwe muri Nigeria kuva mu 2000, ariko ryatangiye kumenyekana cyane mu 2012, rikomeza gukwira mu bihugu bya Afrika n'u Rwanda rurimo ndetse no ku yindi migabane. Izo nyashi rero zabaye nyashi Kigali, aho uganira n'umusore akakubwira ko umukobwa udafite nyashi nta kintu baza bavugana, cyangwa waganira n'umukobwa ukumva arakubwira ati njyewe ndi muri gym ndi kugerageza gukora nyashi. Hari abatajya kuzikorera muri gym ugasanga bagiye kwibagisha, cyangwa abandi bagahitamo kujya kugura ibibuno ku isoko, cyane ko ku masoko y'u Rwanda biriyo ku biciro bitandukanye. Ushobora kubona ikibuno cy'ibihumbi 8 cyangwa 15 cyangwa ukanayarenza bitewe n'ubwoko n'ingano y'ikibuno ushaka.